ikaze makuru yacu twizere ko meze neza cyane muraba agaciro gakomeye cyane turasaba utarakanda subscribe buri twizamukira mu makuru agezweho hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda hose tugenda tubabwira amakuru agezweho muri politike mpuzamahanga yose n'ahandi yakora atari kuri icano. Turasaba ngo mukande subscribe buri twizamukira amakuru agezweho reka tuyahere mu Rwanda tugenda tuzamuka twerekeza no hanze y'u Rwanda. Abakunzi b'amakuru rwose mu kire umutima hamwe ubundi tuganire ku makuru mwumve amakuru agezweho ku isi yose uyasanga hano kuri iyi channel. Ku mugoroba ku wa gatandatu ushyira ku cyumweru perezida wa Togo SSK mu Rwanda yakirwa na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, aho biteganyijwe ko rwose kuri iki cyumweru bagomba gusangira bakanagenda bifatanya mu biganiro bigiye bitandukanye, bagomba kugirana ibiganiro bigiye bitandukanye bigomba kugaruka ku mubano w'ibihugu byombi, imibano umeze neza cyane. Bavuga bati rwose ahangaha tugiye kurebera hamwe ibiganiro ku mpande zombi, turebe uburyo twakomeza gutsura umubano hagati y'u Rwanda na Togo, umubano n'undi usanzwe umeze neza cyane. Perezida wa Repubulika yagiye kwakira mugenzi we wa Togo ku kibuga cy'indege. Abanyarwanda mumeze mute? Ndabasuje cyane. Ubwo butumwa mvuze ubutumwa bwa perezida wa Togo yasesekaje ku banyarwanda, ababwira ati rwose nishimiye kuba ngeze mu Rwanda nakirwa na perezida w'igihangange, umwe mu perezida beza abantu bifuza kuba yababera umuyobozi rwose, ababera urugero rw'abayobozi beza ku isi. Nizeye ko tugomba kugirana n'ibiganiro byiza nk'umuvandimwe. Uri perezida wa Togo watakaga perezida w'u Rwanda mugenzi we rwose yaje gusura hano i Kigali muri village Urugwiro. Bagomba kugirana ibiganiro, tugomba kugenda dukurikirana ibizava mu biganiro bagomba kugirana byo gutsura umubano w'ibihugu byombi. Twerekeze mu gihugu cya Kongo tuguruka neza kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Perezida wa Kongo ubwoba ni bwinshi cyane nyuma yuko M23 yize ku muvugizi wayo rwose Sultani Makenga, umuyobozi wayo yatangaje amagambo akomeye cyane, avuga ati rwose abantu benshi bari kugenda batangaza ngo narapfuye, abandi bakavuga bati narafashwe sinyigaragara sinyiboneka, ariko arababwira ati M23 nimba ihari nanjye ndahari. Perezida wa Kongo ubwoba ni bwinshi cyane nyuma yuko ingabo ziri kugenda zihunga urugamba, zigenda ziva ku rugamba rwose zikuramo akabo zo karenge zirukanka rwose, bavuga bati ahangaha M23 iri kutwatsaho umuriro mwinshi cyane kandi ugasanga turi gutakaza abasirikare benshi. Ingabo za Kongo abasirikare batangiye kwivumbura ku rugamba, ayo ni amakuru ari kugenda avugwa. Ingabo za Kongo zatangiye kugenda zivumbura ku rugamba, umwiryane n'umwuka mubi ku rugamba mu basirikare ba FARDC n'indi mitwe bafatanyije kugenda bihuza bagakora icyo bita ibitendo. Ngo umwiryane ni mwinshi rwose ari mu gihugu cya Kongo ku rugamba rwose. No urugamba ubundi nta musirikare usigana ku rugamba, ariko rwose ngo gusigana gutongana rwose no kurwana hagati yabo ibyo biri kuranga ingabo za Kongo hariya zihanganye na M23. Ikomeje kugenda izatsaho umuriro isi, bakibaza se ninde nyirabayazana biri gutuma tugenda dukubitwa, kandi dufite ibikoresho, dufite n'abasirikare benshi, bamwe bakatangira kugenda bitana ba mwana. Ari naho hari kuva imvururu zabo hagati yabo, bakomeje kugenda bavuga bati rwose hari abashobora kuba batwihishemo ari kugenda batugambanira. Ubwo no kugenda turebera hamwe uburyo bimeze. Niyo mpamvu na perezida wa Kongo Antoine Tshisekedi ubwoba ari bwinshi cyane, avuga ati rwose mu ngabo zanjye harimo abashobora kuba barinjiriwe bakaba bakora icyo bita ubutasi, bagera ku rugamba ugasanga ntago bari kurwana, ahubwo ugasanga bari gutanga amakuru. Avuga ati rwose M23 yakoze icyo bita kutwinjirira, itwinjira no mu gisirikare. Avuga ati umusirikare uzafatwa ari gutanga amakuru ku ruhande bahanganye rwose ngo azahanishwa igihano cy'urupfu. Ubwo ni ubutumwa bwagiye bucaracara ku mbuga nkoranyambaga, n'amafoto yose n'amavideo mwagiye mubibona. Ubwo kwenda turebera hamwe uburyo bimeze, ese bizarangira bite ibyo kwitana ba mwana hagati y'ingabo za Kongo n'abaturage. Nabo baravuga bati rwose ingabo zacu nta cyizere tuzifitiye, ingabo zacu nta cyiza tuzitezeho rwose, dore ko ziri kugenda ziruka ku rugamba, ugasanga nazo ziri kugera ahantu mu gace runaka nko mu kibaya cya Karuba. Bagezeyo rwose bakora icyo bita kurwana hagati yabo. Ingabo za Kongo zisubiranamo zigeze mu misozi ya Karisimbi na Bisheke hose na Bisoke hose, bagenda bavuga bati dufitemo ibyitso hano rwose, bavuga batanga dufitemo intasi ziri kugenda zitata. Ubwo nuko bimeze. Kamfite umwanya ngo mbashimire.